Banyarwandakazi, banyarwanda bavandimwe, muri iki kiganiro muri kumwe nanjye Musomesha Aloyizi ubasuhuza nk'umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri, umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi, uharanira politiki mpuzabanyarwanda n'ubutabera mpuzabantu. Kuva ntangira uyu mushinga mu mwaka w'ibihumbi 2001 muri gahunda yawo y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, imwe muri gahunda 3 ziwugize, nakoze ubushakashatsi ku nyito z'abahutu, abatutsi n'abatwa ziswe ko ngo ari amoko mu mateka y'igihugu cyacu. Ubwo bushakashatsi ariko ntabwo nabukoze mu byerekeye n'amateka kuko ntayafitemo ubumenyi buminuje, ahubwo nabukoze mu bumenyi bujyanye n'amategeko y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ubutabera ndetse n'ubumenyi burebana n'ubwiyunge. Muri ubwo bushakashatsi ndetse ngikomeza, nasanze Hutu, Tutsi, Twa ari amoko ya politiki, kandi nsanga nanone inyabutatu ari gereza ya politiki. Ibyo nabyerekaniye ibimenyetso nasobanuye mu kiganiro nise inzirakarengane za politiki y'ingirwamoko zifungiye mu nyabutatu nyarwanda nizirekurwe. Nyuma y'igihe kitari gito nkora ubwo bushakashatsi, nanone nemeza ko abanyarwanda tudashobora kugira ubumwe nyabwo tutabanje kwiyunga natwe ubwacu ku birebana n'ikibazo cy'ayo ngirwamoko. Ijambo amoko rifitanye isano n'ijambo inkomoko, bivuze ko iyo abantu basangiye ubwoko baba bafite inkomoko imwe. Nta bumwe nyakuri tuzagira rero mu gihe tuzaba tugifite imyumvire y'uko Hutu, Tutsi, Twa ari amoko nyamoko, kuko abayiyumvamo badafite inkomoko zitandukanye. Abakoloni aho baziye nabo bakoresheje ibyo bice Hutu, Tutsi, Twa, bongera kutubeshya no kutubeshyera ko ngo imiterere y'imibiri yacu itandukanye, ko ngo dufite imico itandukanye, ndetse ko ngo bamwe bazi ubwenge no gutegeka neza kurusha abandi. Ibyo ni ibinyoma byari bigamije kudutanya no kuduteranya kugira ngo babone uko badutegeka. Abanyarwanda bagifite ibyo bitekerezo bishaje rero nabo bakora nk'abo bakoloni, kandi bakabakorera ariko mu buryo baba batabigambiriye kuko baba batabitekerejeho. Ibyo byose nibyo byatumye guhera mu mwaka w'ibihumbi 2014 ntangira gutangaza inyandiko n'ibiganiro binyuranye nkangurira abanyarwanda guhindura imyumvire muri ayo ngirwamoko kugira ngo dushake umuti n'urukingo by'iryo vangura twakorewe. Muri ibyo biganiro harimo ibyo nise nitwibohore ingoyi y'ingengabitekerezo z'amoko ya politiki. Cya kabiri, Rwanda igihugu kiramutse kiyobowe n'amoko ya politiki nticyagendera ku mategeko. Muri icyo kiganiro nasubizaga abifuza ko ngo bazagabana ubutegetsi hakurikijwe ingirwamoko Hutu, Tutsi, Twa. Ikiganiro cya gatatu, Rwanda imbaga y'inyabutatu ifungiwemo inzirakarengane z'amoko ya politiki. Cya kane, ingabo z'amashyaka n'iz'amoko ya politiki ntizatuma igihugu kigendera ku mategeko. Cya gatanu, nidushake umuti n'urukingo by'irondakoko n'ivanguramoko mu banyarwanda. Icyo kiganiro cya gatanu kirimo ibice 5. Cya gatandatu, politiki mpuzabanyarwanda mu mpinduka izakemura burundu ikibazo cy'impunzi. Muri icyo kiganiro mvuga ko kurangiza ikibazo Hutu, Tutsi, Twa bizarangiza icy'ubuhunzi. Cya karindwi, inzirakarengane za politiki nyirwamoko zifungiye mu nyabutatu nyarwanda nizirekurwe. Cya munani, la médiation et la justice réparatrice pour la résolution du conflit ethnique rwandais. Mu Kinyarwanda bivuze ubutabera mpuzabantu n'ubutabera ntungabantu mu gukemura ikibazo cy'amoko y'abanyarwanda. Inyandiko n'ibiganiro by'umushinga murabisanga kuri site internet y'umushinga na chaîne YouTube za Radio Urumuri na projet de VJP, ni ukuvuga uyu mushinga w'ubwiyunge nyakuri. Banyarwandakazi, banyarwanda bavandimwe, nk'uko mubizi
gukangurira no kwigisha abantu imbabazi n'ubwiyunge ni umurimo utoroshye. Ikindi nanone gikomeye by'umwihariko ni ugukangurira abanyarwanda ubereka ko ibyiswe amoko y'inyabutatu bishingiye ku binyoma manipulation, kuko ibyo binyoma tubimazemo imyaka myinshi cyane ku buryo bisa naho byahindutse ukuri kubera politiki mbi zatuyoboye zituboha. Ari nayo mpamvu abo banyarwanda ntabibarenganyiriza. Kubera uwo murimo utoroshye nihaye, natewe imijugujugu myinshi ndetse niswe umuhakanyi w'amoko na bamwe mu banyarwanda bavana inyungu mu bucuruzi bw'ayongi bw'amoko. Nyamara abo bahinyura ibyo mvuga ntibabivuguruza ngo berekane ukundi kuri kutari uko mvuga. Ku rundi ruhande ariko nishimira ko hari n'abandi banyarwanda bambwira ko ibitekerezo ntangaza ari byo by'ukuri ndetse bakamfasha muri urwo rugendo rw'ubwiyunge. Abo bampa imbaraga zo gukomeza urwo rugendo. Ku bw'amahirwe ndetse guhera mu minsi yashize, bamwe mu bagize urubyiruko nabo barakangutse. Ndabona ibyo narose ntangiye kubibona. Bamwe bagira bati amoko on s'en fout, ni ukuvuga mu Kinyarwanda amoko ntacyo atubwiye. Abandi bati amoko ni fake, ni ukuvuga mu Kinyarwanda ko amoko ari ibinyoma. Abandi bati amoko ni amadayimoni. Ubwo baba bavuga ayo moko nyine y'Abahutu, Abatutsi n'Abatwa. None babarinzi ba gereza y'inyabutatu banteye imijugujugu byabayobeye, bamwe ndetse ngo bari bazi ko bazongera gukoresha ayo ngirwamoko bafata ubutegetsi. Ubutegetsi bushingiye kuri ibyo binyoma ntabwo bazongera kubona, kuko ari ubutegetsi bw'Abahutu ari n'ubw'Abatutsi bwose bwaheje Abatwa, ndetse kunga no kubanisha abanyarwanda bose neza mu gihugu cy'u Rwanda birabunanira. Ikibazo cy'ubuhunzi kirabigaragaza. Icyo kizamini rero abo bategetsi bacu baragitsinzwe. Politiki mpuzabanyarwanda yarabananiye. Nibabyemere, iyo politiki yo kunga abanyarwanda bayirekure kugira ngo iyoborwe n'abadakora politiki igamije ubutegetsi bw'igihugu. Uretse n'urubyiruko, mu gushaka ukuri ku byerekeranye n'ayo ngirwamoko ya politiki y'inyabutatu, bamwe mu bahanga mu mateka nabo barahagurutse ko batangiye kuyasubiramo. Mu bushakashatsi bwabo bamaze kwemeza ko ibice bya Hutu Tutsi Twa byahoze ari ibyiciro by'ubudehe. Bityo na mbere y'uko abakoloni baza mu Rwanda, izo nyito zikaba zarakoreshwaga mu buryo bwa politiki. Abo bahanga mu mateka basanze ayo ngirwamoko yarabanjirijwe n'amoko nyakuri gakondo yo mu muco karande w'Abanyarwanda, ariyo Abasinga, Abasindi, Abanyiginya, Abega, Abatsobe, Abashambo, Abagesera, Abazigaba, Abacyaba, Abakono, Abaha, Ababanda, Abasyete, Abashingwe, Abongera, Abatsibura, Abungura n'ayandi abo bahanga mu mateka batwibutsa. Ubushakashatsi bw'abo bahanga mu mateka n'ubw'uyu mushinga w'ubwiyunge nyakuri burahurira ku kintu kimwe. Hutu Tutsi Twa byagizwe amoko kubera impamvu za politiki, bityo rero ni ingirwamoko ya politiki. Kubera iyo mpamvu, abashaka gutsimbarara kuri iyo nyito y'uko yaba ngo ari amoko, bajye nibura bavuga ko ari amoko ya politiki mbere y'uko acibwa burundu. Ibyo byose birerekana ko nyirwamoko Hutu Tutsi Twa mu minsi iri imbere agiye guta agaciro cyane ku babyiruka ubu, ku buryo amoko yacu gakondo agiye gusubirana agaciro kayo yari afite mbere y'uko agatakaza kubera inyungu z'abanyepolitiki. Nibyo nigeze gusa n'uhanura mu kiganiro nise nitwibohore ingoyi y'ingengabitekerezo z'amoko ya politiki. None ndabona bigiye kuba ndetse mu buryo bwihuse kurusha uko nabitekerezaga. Ndi umuhuza ariko ntabwo ndi umuhanuzi. Hari umunyarwanda ufite imyaka irenga 60, umwana muto
yabajije itandukanyirizo riri hagati y'ibyiswe amoko y'abahutu, abatutsi n'abatwa na ya yandi yo mu muco gakondo. Noneho abuze igisubizo amuha, amubwira ko ngo agiye kubanza kureba mu bitabo. Bishoboka bite ko umunyarwanda w'imyaka irenga 60 yaba atazi igitandukanya ubwo bwoko bubiri bw'amoko? Ibyo nibyo bigaragaza ko muri utu tutsi twa harimo urujijo. Niba abakuze tudashobora gusobanurira abato iby'ayo moko, kuki twababwira ko ngo ari abahutu, abatutsi n'abatwa natwe tutazi ibyayo? Kuki twakomeza kwemera ko ngo hutu tutsi twa ari amoko tudashobora no gusobanura impamvu? Kuvuga ngo ababyeyi banjye barambwiye ngo, ibyo birahagije koko muri iki gihe ku bantu bize ndetse bamwe barageze muri za kaminuza? Kuva mu mwaka wa 2014 mu biganiro n'inyandiko ntangaza, mbwira abanyarwanda ko bagomba gusohoka muri gereza y'Inyabutatu ndetse n'abayobozi bayo kureka gukomeza kubafungira ubusa no kuboha abakiri bato babacengezamo ingengabitekerezo za politiki y'iyo Nyabutatu. Ntabwo ari urubyiruko rugomba guhinduka, ni mwebwe abanyarwanda mukuze mugomba guhinduka. Nimwemere urubyiruko rubahindure, mureke ibitekerezo byanyu bishaje bishingiye ku ngirwamoko hutu tutsi twa byarimbuye imbaga y'abanyarwanda. Nimuyoboke ibitekerezo bishya bizubaka u Rwanda ruzima ruzira itsemba abantu. Mu nyigisho n'impanuro ziri mu nyandiko n'ibiganiro navuze, sobanuramo ko ayo ngirwamoko hutu tutsi twa ari amoko ya politiki, ndetse nkagira inama abanyarwanda yo gusohoka muri iyo gereza ya politiki y'Inyabutatu hakiri kare itarabasenyukiraho. Banyarwandakazi, banyarwanda bavandimwe, maze kubona ko bamwe bakomeje kunangira banga kumva ko iyo gereza ya politiki ivangura abanyarwanda kandi yashenye ubumwe n'ubumuntu bwabo, bakaba batabona ko impinduramatwara n'imyumvire mishya yatangiye gushyirwa mu bikorwa, nkurikije inama ntangaza zo kwibohora ingengabitekerezo zayo ngirwamoko no kureka gukomeza kuboha abakiri bato mu binyoma by'uko ngo hutu tutsi twa ari amoko nyamara ntawe ushobora gusobanura inkomoko yayo n'ibiyatandukanya, maze kubona ko guhera mu minsi yashize abagize urwo rubyiruko bayobowe n'Imana batangiye kwibohora amanywa ava, batubarira ijoro baraye ku mugaragaro, bashyize ubumuntu imbere y'ubunyarwanda kandi baharanira ubumwe bwabo nk'uko nabivuze haruguru. Bamwe ndetse bakaba bageze aho bemeza ko hutu tutsi twa ari amadayimoni. Murumva ko ibintu bikomeye. Biragaragara ko indi mpinduramatwara yatangiye. Impinduramyumvire ikomeje umurego. Nongeye rero nanjye kubakangurira gusohoka muri iyo gereza ya politiki y'Inyabutatu kugira ngo mubone ubwisanzure, kuko muri inzirakarengane zayifungiwemo mu buryo bunyuranyije n'amategeko arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Abazahitamo gukomeza kwigumamo bumvira abayobozi bayo, urwo rubyiruko ruzayibasenyeraho bose. Ndabwira kandi abayobozi b'iyo gereza, abarinzi n'abandi bakozi bayo, kimwe n'abacuzi b'ingengabitekerezo zayo moko ya politiki hutu tutsi twa ndetse n'abayacuruza, gusezera kuri iyo mirimo mu buryo bwihuse mbere y'uko ubutabera bushya bwigenga urwo rubyiruko ruzashyiraho rubakurikiranaho ibyaha byo gutanya, guteranya, gusumbanya no kuboha abanyarwanda. Ntimuzavuge ko ntababuriye. Ndarangiza nshimira cyane urubyiruko rukomeje kwibohora no kwanga kubohwa n'ibinyoma by'ivangura abanyarwanda, kugira ngo ruzashobore kutugeza ku bumwe n'ubwiyunge nyakuri ndetse n'ubwigenge bwuzuye. Nimukataze muri ibyo bikorwa byiza bya politiki nshya yo guhuza abanyarwanda. Imana ikomeze ibibafashemo. Ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuti udasanzwe, kandi impinduka nziza ikorwa n'ibitekerezo bishya. Mugire amahoro mu bwisanzure. Vive la liberté pour l'indépendance de tous les Rwandais.
Yes, Afrique. Afrique, Afrique. Et tout ça là. Mabekobo ba Afrika bese Belangino Ibonda Itomina Unyambo Mendepo Afrika yense Ema beno buja Se doti No wema Manyaka mamolo na ninge woman na woman de mana duena Sokele sokusu ibe minam na mina ke bane bese bese ba mada de ke bana duena Baba Bekona Yande Bizona Bisoba na Mungala Atitipe Africa Indépendance. Où es-tu? Ça c'est la question. Aïe, Africain. Aïe, Africain. Regarde-toi. Wemana. Regarde-moi.
sikana mateche Pirina suke mama mama na machi Pirina zani Pirina sabati Jaba kote wana mana Emana muna na wabu kitewa Babele mokonda mana wele mo Epasi mana hoena Emana muna na wabu kitewa Babele mokonda mana wele mo Epasi mana hoena Hongo wa mene jene Afrika Hongo wa bana bongo Afrika, Hongo wa mene jene Bana bongo wa monde na jayoyo Afrika, Hongo wa mene jene Afrika Hongo wa bana bongo Afrika Teme 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 Afrika, Afrika ndolo ote na su omile mama su mese biso betse na ndolo yese.